Oh, yeguraje. Yego ngwino tambuka ntukamburire umwanya. Ngwino wicare hano tuganire niko yego tambuka. Windushya ndakoza na kumwihishamo wampaye amazi impamba nayimariye ku ruyenzi kamonyi maze ikiyamira ngo wagira ngo ni ingundu ushotse bigaga. Igira hino wicare hano nkubwire icyo nshaka kukubwira ariko sibyo. Nyemerera uva inyuma ya kamera barashaka kubona ikimero cyawe. Igira hino windushya rimwe. Ndakuzana mba mbukwambuye gasugira handi. Ngwino wabutwaye wanjye ngwino wokabyara ubyaranye n'abandi narira napfa nashavura mukabyarana. Ihanganuze windushya. Ngwino wabutwaye wanjye ngo ndo mugabo utatu n'isoni zigukora. Oh yes natuma zigukorokana mu ruhame. Oya ibyo sinabikunda. Igira hino windushya. Oya wica amarenga nguranga kurenga uwo murongo. Iyo warenze yirenza aba bantu uri kwanga ko bakureba. Igira hino windushya tambuka unyegere nkubwire iby'ejo hashize by'urabe iby'ejo hazaza bebe. Oya wikwica iryo jisho uri kunyica ubwonko. Ubu bwuzu nibuza ukazibiranya umuntu aha hantu. Uranterera agateba aha hantu cyangwa uranterera intambwe no gusara isimbi kwemereye rwose. Gusa ndakwemereye usenge ntakomeza kubona ayo maso yawe ameze nk'ay'ipusi. Gusa ikigoye ni wanga kureba iyo hirya nkamanura amaso yanjye nkagera hepfo hameze nka paranteze. Bebe please igira hino nkubwire sibyo. Iyaba kurya bireberwa mu nda naba narakwicishije inzara. Ariko disi mbega umubiri w'igisambo ujyana iki hahandi ko ndeba piti vidura igiye gutaha ku bwawe. Ngaho reka nkoreho disi umukobwa uteye uko Imana yabiteganyije. Hano hatatse uko Imana yabitekereje kweri. Izi ni intungamubiri. Ngaho hemba umutware wawe ahangaha aragabura ariko jya ubyemera. Igira hino umuhemba. Ariko kutameze neza bebe. Dore mbese y'amarenga yawe. Ariko igira hino windushya. Rukundo njye numva urukundo rwacu njye nawe Imana iruganje ikatwanzura twembe. Aribwo narinda uru rugori rutohagiye neza. Ibaze nawe uru rugori nkigeramo igashaka gushoka n'ibyange. Oya rwose ni nk'igishanga muki ntibyakunda ko gishoka imwe gusa kandi zihaza zihunze uwo mwuma w'iwazo. Bebe wanciye inyuma ndabizi ngaho nyegera windushya. Humura nakubabariye sibyo. Amatako aryoshye ntarazitira urugorera. Kandi bebe njya nsenga Imana ngo umunsi nzaritera izaguhoshe uhazwe nanjye. Umva bebe icyo nzi nzagutoza kutazitira. Nta ruzitiro ruzaba hagati yazo nawe. Ntuzatenguhe Imana yakuremye guhaye byose ngo byimwe yabigeneye ari we njyewe. Ejo uzaba uri kumwe nanjye na bano bakubona ugereka ayo masoni cyangwa ni bya bindi. Humura nakubabariye sibya.